umusanzu w'umuhanzi n'uwo kubaka abantu. Umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. Buriya gushaka kwihorera byonyine nabyo bigutera trauma, kuko muri iyo myaka 9 nahoraga nshaka uwo mugabo wanyice papa nzamwica, kandi sinzi kwica, sinigeze menya nuko nabigenza. Bashyize mu modoka turayimanutse twinjiye muri gereza. Ubwo ndavuga ngo biratunganye, buriya sesuri nyine buriya ndapfuye nyine birangiye. Hanyuma ubwo rero hari n'umukobwa twari twarabyaranye umwana, ubwo ni umuhutukazi, aravuga ati gere ko ntabimunyice kuko genda umuhutu. Umukobwa wakagenza aravuga ati no, wabyaranye n'inyenzi, kuri je numva ari je wihekuye. Bakagenda bavuga ngo tugiye gushinja umuntu ngo witwa Masabo, babereka ngo nuriya ngo muri we mushinja. Je n'ibintu by'amoko ntabwo nabyitagaho na gatoya. Niyo mpamvu rero tutagumye kwicara duhare dufite uruvugiro kuri abaririmbyi. Nta kindi tugomba gukora, nta wundi musanzu w'ungu tugomba gutanga n'uwungu, abana bagakundana. Umusanzu w'umuhanzi n'uwo kubaka abantu. Umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. Mu busitani umutima wanjye nari narateye uturabyo tw'urukundo. Umunsi umwe haduka intambara iradusanza, haba ubutayu burundu. Mu ndirimbo y'umuhanzi Masabo Nyangezi aragira ati mu busitani bw'umutima wanjye nari narateye uturabyo tw'urukundo. Umunsi umwe haduka intambara iradusanza, haba ubutayu burundu. Iyi ni nayo mpamvu y'ikiganiro umusanzu w'umuhanzi mu bwiyunge. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi b'iki kiganiro gishya. Iki ni ikiganiro nimero ya 2 nyuma y'ikiganiro nimero ya 1 mwakurikiye mu minsi yashize. Twatangiranye n'abahanzi Masabo Nyangezi ndetse na Jean Paul Samputu, bakaba baratubwiye uburyo binjiye muri muzika. Aba bahanzi rero bakaba ari abahanzi bagize ibihe byiza muri muzika nyarwanda, ndetse n'uyu munsi bakaba baratwemereye gukomeza kuduha ibiganiro bijyanye n'uburyo umuziki ushobora kugira uruhare mu kongera kubanisha abanyarwanda. Ndongera gushimira cyane rero abatwandikiye nyuma y'igice cya mbere mukatubwira uburyo mwakiriye ikiganiro. Benshi mwanyuzwe cyane n'iki ikiganiro cyahuje Samputu Jean Paul ndetse na Masabo Nyangezi, ndetse benshi muri mwe mwifuje ko twazagaruka ku mateka ya za orchestre Nyampinga, orchestre Ingeri n'andi magrupe y'umuziki yagiye agaragara mu Rwanda. Ibi nabyo ndabibemereye, kandi aba bahanzi batwemereye ko tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Reka nongere mbibutse ko muri iki kiganiro duha ikaze abahanzi bose, baba bakera cyangwa se b'iki gihe, kuba bashobora kuza bakaba batuganiriza bakatubwira uburyo umuziki ushobora kongera guhuza abanyarwanda. Ubwo rero aha ni ahanyu, muzadutera kamo natwe tuzabikiriza. Niba warakurikiye igice cya mbere cy'ikiganiro ubyibuke neza ko twasozereje aho Samputu Jean Paul yatubwiraga nyuma yo gufungurwa mu byitso akaba yaracurangaga muri orchestre Ingeri, baje kuva mu gihugu bakerekeza ku ruhande rwa FPR Inkotanyi. Icyo gihe yarwanaga na leta ya Habyarimana. Ageze mu ruhande rwa FPR Inkotanyi byaje kugenda bite? Ese Masabo Nyangezi ko yari yarasigaye mu Rwanda, we umuziki we ntabwo waje kugira agatoti?
muri iki kiganiro muri buze kumva uburyo Jean Paul Samputu avuga amakuba yamubayeho. Wari uzi ko Jean Paul Samputu uretse kuba benshi mu muryango we barazize jenoside yakorewe abatutsi, hari uwo bari barabyaranye umwana wo mu bwoko bw'abahutu akaba yarishwe ndetse akicirwa umwana ngo kubera ko yabyaranye na Samputu Jean Paul w'umututsi, ndetse akaba yari ku ruhande rwa FPR Inkotanyi. Muri iki kiganiro igice cya kabiri kandi muri buze kumva uburyo Masabo Nyangezi yambutse mwogo na gitari ye ndetse akaba yaragiye kwicwa azira ubusa. Reka rero ntabatindiye dukurikirane igice cya kabiri cy'ikiganiro umusanzu w'umuhanzi mu bwiyunge. Kwibuka ni nk'inkovu, inkovu z'ibihe bitagihe, zihungabanya ibyishimo. Reka tubaze Masabo, muri kiriya gihe cy'ibihe by'1990 iyo ntambara irimo, wowe umuziki wawe ntabwo wahungabanye biriya bihe? Ubundi muzika nayikoraga yewe nyine ntabwo ubwabyo nyine intambara nyine ubwabyo ihungabanya ibintu byose, ariko hagati aho nabaga ndi no mu kazi, nakoraga muri diplomasi icyo gihe, ku buryo nk'ibyo bintu byo kuvuga ngo bya Rwigema n'iki nabyumvise ndi New York, yego ndi mu kazi gasanzwe ka diplomasi, ariko narishinzwe ibintu bya cooperation d'ailleurs icyo gihe, ku buryo rero ubwo ntabwo sinigeze nijandika mu bintu muri za gahunda izo arizo zose za politiki. No, cyakora no ntabwo politiki ntabwo rwose nigeze nyikora, na n'ubu kandi na n'ubu ngubu nicyo kibazo rimwe na rimwe abantu bakunze kumbaza ko ntabwo nigeze numvaga ngiye mfite uruvugiro, nabaga mfite uburyo bwo kuvuga ibitekerezo byanjye, ntabwo nigeze nkenera kwinjira mu mashyaka rwose. Simbizi, ariko rero hari impamvu ariko rero yatumye rero ba Samputu noneho bo binjira muri politike. Samputu ni ukubera gufungwa gusa cyangwa hari n'izindi mpamvu zatumye muvuga muti ingeri twari turi muri side cyangwa se ku ruhande rwo ku butegetsi bwa Habyarimana, kuko urumva ko na kera mwanaririmbaga na Muvuma, none mukavuga muti dukurikiye kaje guhakwa? Mwebwe n'iki noneho cyaba sunitse cyane kujya muri politike? Oya, ikintu cya mbere urabona ufunzwe mu byitso, umaze amezi 6 Gitarama, hanyuma ntitwari tuzi ko tuzanafungura, twumvaga turi baraturebaga n'abandi bafungwa twari dufunga, baravuga ngo bariya ni inyenzi, bariya bavuga ati mwege ibyanyu byarangiye ejo n'ejo bundi murapfa. Uko iminsi igenda tukagera tugira agahenge, hanyuma tuza kumenya ko tuzafungurwa. Abantu basuraga mu prison, mbese baba muri Croix Rouge bakatubwira bati muhumure, ati hari communauté internationale ibirimo muzafungurwa. Hanyuma dutangira kwigwa, urumva abantu bari bafunzwe, twageza turegerana tukungurana ibitekerezo, turavuga tuti nimba dusohotse dore ibyo tuzakora. Ikintu cyambere abantu twumvikanye n'uguhunga, n'ugusohoka mu gihugu. Twari tumaze kumenya ibintu uko bizagenda, twari tumaze kumenya ko President Ruhengeri yafunguwe, noneho dutangira no kuvuga tuti n'inkotanyi n'ubundi barazituziza, kandi n'ubundi tutanazizi tutanazirimo, reka ahubwo tuzajye. Urabona bamaze no gufungura President Ruhengeri, umuntu ajya ku ruhantu hakomeye, ataba abantu barakomeye kandi abantu bafite koze. N'ubundi dore turafunzwe, turababaye, baraturenganya, tuzi n'ukuntu twagumye kurenganya. Urumva uri umututsi mu gihugu kirimo intambara, abantu barateye, impunzi z'abatutsi zarateye, urumva wowe wabigenza uturi n'umututsi udashobora, ugize imana ukabona agahenge baragufungura. Nta kindi cya mbere ugomba gukora uko ari ukugenda. Ubwo nibwo naragiye ngine mpita mpungira i Burundi, niko nagiye mpunga nanagenda najya iwacu mu rugo tumaze gufungurwa. Muzeho hanjye yarambwiye ati nimba ari ikintu ugomba gukora cya mbere usohoke muri iki gihugu, urazwi hanze, waracuranze, warahagiye, wagiye Burundi, wagiye, ariko ugomba kuvana. Ndamubwira se wowe ntabwo uzagenda gusa twagenda twenya, ati genda shaje, ariko ndashaka mwese abashoboye kugenda muzagende, kuko
turi kubibona uko bari kubiba inzangano turi kubibona ndi kubibona ibizaba ndabibona nuko nibwo rero nigiriye urumva kujya hanze kujya i Burundi cyane cyane hano nari naragiye narahacurangiye kandi uzi ko ufite abantu unahasanga uzi ko kaje ko ari hariya hari n'abandi kuko niwe abandi ntabwo nari imbazi kwaro kubumva ariko navuga niba dufite abantu bagiye bari hariya dufite abo dusanga urumva rero warakompara ukavuga uti nsigaye hano ndamera nte ngiye hariya ndamera kumva ko kujya hanze nta kibiruta winjiye rero mu Gikotanyi tubwira ukuntu noneho winjiye mu Gikotanyi rero winjiyemo nk'umusirikare winjiyemo nk'umuhanzi ugamije kugira ngo utere morali ingabo zari ziri ku rugamba waje no kubonana na kaje guhakwa nabyo bitunyuriremo kuko bishoboka ko mwarabona amaso ku maso ikintu nakoze cyambere Burundi nkihagera nagiye gushaka ahantu nabona studio nsanga umugabo witwa Africa Nova yarafite umuririmbira yarafite akatre piste yego Ogori yari Nairobi aba yaraje ansanga i Burundi aje tuhita tujya muri studio Ogori yari arahimbye indirimbo z'inkotanyi nziza cyane zitwa indangamira gutsinda zitwa nanjye muzana izindi turahuza dukora album ya FPR turayohereza tuyohereje zikaya zivuga kuri Muhabura barazumva atababana nabahehe baririmba ibintu badutumyeho nibwo turagenda wabatumyeho uwo mwabashe kuba in touch kuri radio Muhabura ninde direct mbere twabanje guhura n'uwitwe Nyumba yaje i Burundi Inyumba Ruizi baramubwira ati abana bakoze indirimbo bamuhaye cassette yacu aravuga ati arishima cyane aravuga ati mugomba kuza mu gihugu mu kindi bakitaga igihugu mu kindi mu Rwanda nyine agace inkotanyi zari zarafashe yego ariko ubwo tuba umunyamuryango umwe abaturihiye indege na Dogori turagenda tujye Kampala tubanza kujya kwa kaje gwako niwe yari umubyeyi wacu turaza tumubwira ukuntu twafunzwe tumubwira ibyabaye ubwo babaga hano bita Bugorobi Kampala ubwo turabanza baratwondora mbese niho kukondora nyiri urumva turaho ngaho mu rugo ahantu umuntu adasohoka ariko tukumva amakuru neza yo ku rugamba uko ameze twamenyaga amakuru rero tangiye kumenya ko inkotanyi rero ziriho zabayeho ziba tangiye kumva amakuru y'inkotanyi ari ibintu bikomeye cyane twumva twishimye cyane ubwo habaye gahunda ihari ya fundraising iberi ariko mbere ko iyo gahunda ya fundraising iba twarabanje tujya gusura urugamba turagenda twari abantu b'abaririmbyi nyine izo ndirimbo zari zarasohotse muri Muhabura bazizi ndumva ari Inyumba wabikoze sinzi wabikoze cyangwa icyo gihe ibintu byose byabaga mu ibanga wajyaga kumva ngo uti mwitegura muragiye yego urumva tuba tugiye ku rugamba rero na gitari wafashe gitari na Kalachnikov ujya ku rugamba Kalachnikov yitwa gitari irakomeye ntabwo yari yoroshye ko ndabyibuka icyo gihe uziko habayeho n'igitaramo twakoze turirimbira Kanyarengwe tubanza kuririmbira Kanyarengwe turimbo nka 2-3 turamuririmbira aratwakira hanyuma ari indirimbo njye avuga ira yitwa Twararutashye mba mvuga uko byagenze uko aho twagiye Bungwe twabanje Rubaya baratwakira gutyo igitero uko mbivugamo nuko byagenze none rero ikintu hazibagirwa cyiza cyabaye na twashaka Dogora ari twashaka kubona umugabo witwa Kagame shaka umuntu habategura rero agatara muri mugoroba aho aza tukamuririmbira hari umuriro abantu bota abasikare bake ariko batari bake cyane turaririmba rero tukaya turirimba zirandirimbo Ingangare izagishe zitashye yumva akadusubizamo ngo isubiramo iyo ngiyo tukayisubiramo arishima rero bwa mbere kuvuga umugabo bose tugomba kumushimisha abantu umugabo w'ingabo byari ibintu bikomeye none tubona aranavuga ati ibingibi birakene niyo ntambara niko kurwanya intambara kundi aranavuga turirimba sindabyera ikintu Dogora yakikubwira ahubwo tuzi ko RPF ikomeye ati kubona turwanya intambara
y'amasasu ariko tukagira n'iby'indirimbo nk'ibi ati dogore icyo gihe ashaka kuzajya mu ngabo ashaka arambwira ati niho yabiretse yavuze ati no iyi niyo ntambara ahubwo ati nuko kurwana kwiza ko twakoraga fundraising twajyaga muri Kenya tukajya muri Tanzania bakadutumira ahantu hose bateguye ibitaramo byo gushyigikira urugamba. Mama shenye mama ruriya rugamba ntubundi abantu bararurwanye kweli baritangaga byari ibintu ubona noneho ubwo nza kugira Imana ngi Buruseli abantu zungu bantumiye mu Budage mpita nkora niho nakore zira ndirimbo za Twara Rutashye zagishe zitashye yitwa y'ubumwe indirimbo nitwa Nabyanze nanze kuba impunzi nazirikodingiye ahantu bita La Louvière ari na Matata na Roni bakigiye bari Buruseli ubwo rero niho nagize ikibazo gikomeye cyane numva ngeze Burayi ngomba abandi bagumaga i Burayi u Rwanda rwari mu ntambara nanjye ubwo hari urugamba ruri hariya none ndareba ndavuga ko abantu bari hano ndajya hehe reka nigiriye Burangiza Imana nabonye visa reka umutima umwe uravuga ngo guma ahangaha rimwe aza gutelefona kaje guhakwa mubwira ko bimeze i Burayi arambwira atari kugoma kurangiza urugamba ntago waba waratangiye ikintu ngo ureke kukirangiza ubwo nagira ngo telefone numva uko avuga numva ko namubwira nti ndacyafite za turunese uko nakoze nashaka gukora album nkayohereza kugira ngo bandeke nigumira aho ngaho nyohereza album ariko nigumira i Burayi arambwira ati wabaye ikigwari ati umuntu akoze yatangiye urugamba ararurangiza ati Burayi se ntiwahabonye nejo ubundi wasubira n'iki ariko ugamba ukarurangiza numva rantinze numva nibyo ndavuga ndeka ngende ndagenda ubwo rero bwari mu 1993 aho ngaho hari fundraising ikomeye kwanza yarabereye hari ku Murindi kwa Kabuga hari inzu ya Kabuga niyo haberagamo muri fundraising ari babakire bare bose bitwa barujugiro abakire bose uzi b'abanyarwanda ari ibintu bikomeye ngenda rero njyanya album yitwa Twara Rutashye byari ibintu by'amateka byari ibintu bikomeye cyane ariko se ko hari muri 1993 muririmba ngo Twara Rutashye kandi mwari mutaranarufata birumvikana ko hari ibice bimwe byari byarafashwe ni gute wari ufite izo ndoto zo kumva ko u Rwanda mwarutashye kuko mukaba murufite ari discours Kagame yigeze gutanga yari muri 1992 ngiremo avuga indirimbo zose zavuga ngo tuzataha noneho kandi ukabara turaha ariko aza kuza atari kuko muvuga tuzataha kandi turi hano turi he turi mu Rwanda nibwo rero rugena hinge Twara Rutashye ariko urumva ni nk'ari wayihimbye navugaga ibyo yaranyese ubundi se turi indirimbo yo Twara Rutashye nyiririmba naravuga ngo ninde uzaza nkajya kumwereka igihugu mu kindi akirebera iyo misozi akirebera ibyo bibaya maze akabwira n'abandi ko Twara Rutashye ufatiye agatuna ukajya Rubaya ufatiye agatuna ugana Rubaya ukajya Rubaya bakakwakira neza ejo bundi ukahafata ukajya ahitwa
bungo wagera rushaki zikagutaramira. Byari ibintu yari yagomba kuvuga twarotashye neza, nagomba kuvuga ngo tuzata ko twumvaga cyari igice cy'igihugu bafashe gito, Nyamara yarafite hanini cyane, ariko bagatarama nta sasu byahageraga, bari barahafashe ko ubibona uraza kuryama ugasinzira kandi ugaca gatuna ubona ibyapa bijiwe ku Rwanda cyane, imodoka zaragendaga, byari ibintu bitangaje. Reka noneho dusubira kuri Masabo Nyangezi. Noneho urumva ngo ni muri 1993 Masabo ati gewe nirinze kujya mu bya politike, ariko Masabo wabonaga umwuka ruri mu gihugu, abo ba Samputu bumva ko bagiye mu nkotanyi, hari n'abandi bantu bavaga mu gihugu bakajya mu nkotanyi. Wowe nk'umuntu wari umuhanzi icyo gihe, uruhande rwawe wabonaga bimeze gute? Ntabwo wagize guhungabana mu muziki wakoraga icyo gihe Masabo? Nkuko nari nkubwiye mu kanya, akenshi nabaga ndi mu kazi hirya no hino, ariko cyane cyane hanze y'igihugu, ariko hari ukuntu byaje kutugeraho. Urabona mbese mbere gatoya muri za 1992 twaje no kwirukanwa, kuko ubundi nabanje gukora muri Minitrape travaux publics, ari naho havuye ziriya ndirimbo zose za kavukire n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma nsaba mva muri leta akanya gatoya, nsezeye, hanyuma bangarura muri Ministère ya Affaires étrangères. Ari nayo mpamvu muri 1990 ku itariki ya 4 z'ukwa 10, mu by'ukuri icyo gihe gihe nari ndi New York. Icyo gihe New York aho ngaho uri yego ndabona ndi nuko kubera ko twakoraga muri diplomasi dukora ibintu bya coopération. Hanyuma biza kugeraho banyimurira muri presidence. Muri presidence nkora ariko nshinzwe ibintu bya coopération. Ibintu bya coopération no kuvuga ngo ibintu byo kusinya kuri za gutegura amadosiye y'abantu bajya nko mu butumwa, ibintu nk'ibyo, ariko rwose nshinzwe iyo dosiye ya coopération. Ubwo rero 92 byari byatangiye kwivanga pe, ku buryo byageze aho abantu baratubwira ngo ntabwo umuntu ashobora kuba ari muri akora muri presidence kandi atari mu ishyaka rya president. y'icyo gihe. Noneho badushyira à la disposition ya Minifop ya fonction publique. Badushyira à la disposition ya fonction publique. Ubwo harimo iliste ndayibuka yariho bangura inzira bariya nabo twakoranaga muri presidence, n'abandi bagiye banyuranye. Nuko icyo gihe hagati aho ngaho hari abantu donc biba byo kugabana za ministeri n'iki byabaye icyo gihe. Noneho abantu bo mu ishyaka ryitwa PDC baza kunsaba kuba gukorera ministeri yabo, ariko bazi ko ntari mu ishyaka kandi koko ntaryo nari ndimo. Noneho bangira directeur général wa tourisme na environnement. Niyo ministeri bari bafite. Njyayo ndemera ndayikora, sinagiye muri PDC kuko nagiye ndi independent. Mu bintu by'amashyaka ntabwo ibintu by'amashyaka byari bindimo, ubwo niko nari nteye ntabwo byari bindimo. Noneho ubwo rero hagati aho ngaho nyine 92 mu kwa gatandatu nibwo nyine badusaba hari liste itwirukana muri itujyana muri fonction publique, niho yakozwe. Noneho nyine ndemera njya
ntemerera abo ngabo muri PDC ko ngiye kuba directeur general wo muri wa environnement na tourisme. Ubwo twakoreraga hari hafi ya imbere yaho zari Banque de Kigali mu bice byaho presidence yari iri icyo gihe. Ubwo urumva kuba nariruka mu icyo gihe warumbajije ngo ntabwo byigeze bihungabanya akazi kanjye. Yego. Ariko nyine nabwo ko ari nko guhungabana kuko urumva kuva muri leta ukongera ukayigumamo ariko nanone utazi nuko wacaguwe mbese wacaguwe ariko sinabitindagaho cyane kuko numvaga ubundi abantu baharaniraga abashaka imyanya barayiharaniraga njye ntayo naharaniraga rero ubwo byari nk'ibyikoze ku buryo rwose intambara nyine yubuye 94 ndi directeur general wa environnement na tourisme kandi akazi ngakora ku buryo numva bitemo rwose courage ku buryo ndetse mu kwezi kwa mbere 94 nari nagiye mu nama hariya muri Gambia hariya ya USAID muri seminaire ya USAID iriya muri za Ghana turakomeza turagenda na za Sierra Leone turakomeza tugera nyine Gambia tumarayo igihe ariko twamaze nk'ibyumweru 2 Yego. ariko noneho nkavuga nti kandi wasanga kuko ibintu byari bimeze nabi mu Rwanda ntiwasanga umuntu yihugenjeje gatoya akaba yitindijeho gatoya wenda nibiba byaba umuntu atanahari uko ariko siko byagenze nyine nageze aho ndagaruka. Yego. Hanyuma nyine 94 ubwo yasanze Kigali rukubitwari noneho yego wakomeza muri makeya nyine urumva hari harimo insecurity ikomeye cyane umuntu yumva ariko undi mutima ukakubwira ngo Kamema ntabwo ibintu bizasandara ngo buri abantu bazashyira mu gaciro niko nabitekerezaga. Yego. Muri 94 habaye icyo twakwita nyine rurangiza urumva ko ba Samputu bo baje kujya ku ruhande rw'inkotanyi muri za 94 banyuze i Burundi yabidusobanuriye bagezeyo mukoze mobilisation Samputu noneho iyo mobilisation mwakoze umuntu yavuga ko yahaye imbaraga cyane inkotanyi kuko urabona nk'urugero nk'indirimbo yitwa Ubumwe FPR yari ifite umurongo wa mbere mu mirongo yagenderaho kuri gahunda article ya mbere yavuga ngo muri projet de société de constitution yabo iravuga ngo kugarura ubumwe mu bana b'u Rwanda bese cyari ikintu cya mbere icyo cyatumye mpimbira ya ndirimbo y'ubumwe ariko cyari igihe abantu bimeze nabi ku rundi mu Rwanda uko batukaga inyenzi baje kugarura ingoma y'ubwami byari ibintu bibi cyane wumva ku rundi uko ntibabafata nk'abanyarwanda bandi baje nubwo Muhabura yabivugaga yabisobanuraga noneho byasabaga nk'abahanzi nk'umuhanzi wabwira uki abanyarwanda bose hanyuma rero tugahimba ziriya ndirimbo z'ubumwe wumva indirimbo yitwa izagishe zitashyaho tuvuga tuti ni abavandimwe bibutse iwabo byari ibintu bikenewe ntago uko bamwe barwana urugamba rw'amasasu ariko hari abahanzi FPR ifite abahanzi benshi barabanzi benshi cyane baririmba indirimbo nazo zivuga ati turakumbuye u Rwanda turabavandimwe twese noneho rero mu ntambara iyo hatari abavuga message abandi bavuga bati turabavandimwe biba bikenewe kandi nabonaga ukuntu no kugira ngo abantu urabona mu gisirikare haba ari ku rugamba bakeneye n'abasirikare
hari abantu bumvaga indirimbo bakajya kwitabira urugamba kubera ko bumvise indirimbo ni ikintu gikomeye cyane. nkeka ko nabibonye n'abaseke iyo bitoza baba baririmba, niyo bateye ubwoba baririmba. Muzika rero ni ikintu gikomeye, si no ku rugamba gusa no mu bindi byose, kandi hose hari na message uba ugomba guha abaturage. Message rero igiye mu ndirimbo iruta y'amadisikuru, kuko umuzika iyo uririmbye ntabwo umuntu abyumva n'amatwi gusa, ahubwo abyumva n'umutima. Ni nayo mpamvu tubatumira muri ibi biganiro, kuko ubutumwa buva ku bahanzi yenda ntabwo nshaka kubivuga ko ariko bimeze, ariko usanga kenshi bushobora kugira imbaraga cyane kurusha amagambo akoreshwa n'abanyapolitike. Abaturage bashobora kumva vuba kandi mu buryo bwihuse ibiva mu bahanzi rimwe na rimwe kuruta ibiva ku banyapolitike, nubwo usanga abanyapolitike baba bafite ubundi bushobozi bakoresha kugira ngo abaturage babumve cyane. None 94 rero irageze. Reka nibutse abakurikirana iki kiganiro ko tutagamije iki kiganiro kitagamije kuvuga cyane ku bijyanye na politike. Turabareba muri rusange ibijyanye n'umuziki n'uburyo ushobora kugira ingaruka nziza mu kunga abanyarwanda. 94 turongera kwibukiranya ko habaye jenoside yakorewe abatutsi, ndetse Samputu Jean Paul urumwe mu bagizweho ingaruka zikomeye cyane na jenoside yakorewe abatutsi. Dutangira ikiganiro tubwiye ukuntu mwatangiye muri itsinda ritoya mukaza kuza kubona umuterankunga kaje guhakwa Valence wari ku ruhande rw'inkotanyi, noneho mu Rwanda urugamba mukora mobilisation muri ku ruhande rw'inkotanyi, ariko noneho 94 benshi mu muryango we baje kuza kwicwa. Samputu tunyurire muri make muri ibyo bihe, ese ntabwo waba utekereza ko abo mu muryango wawe baba barishwe kubera uruhare wagiraga mu gufasha inkotanyi? Yego, ari umuntu wishe data yarambwiye, kuko igihe twaje guhora ko naramubabariye noneho tuza kuganira, ko yarambwiye ati kuko kugira ngo usubishe kibazo, yarambwiye ati ikintu cya mbere cyari gutuma tutagomba kumureka ni ukubera uruhare wagize. Ati twarakumvaga muri Muhabura, kuko yari umuntu twakinaga umupira turi abana, yari umuntu twakuranye, twaravuga tuti ntabwo isoni twari kumureka. Ati wumvaga Muhabura akakumva, twarakumvaga. Hanyuma ubwo rero hari n'umukobwa twarabyaranye umwana, kandi uwo mukobwa ni umukobwa wa Kagenza uri sous-préfet wa Ruhengeri, imbari préfet yari préfet, ubwo ni umuhutukazi. Mama we yari umuhutukazi, sari umuhutu. Aravuga ati gere ko bimunyice kuko genda umuhutu. Umukobwa wa Kagenza aravuga ati no, wabyaranye n'Inyenzi. Ubwo urumva ni jewe kuri je numva ari je wihekuye, kuko bamwishe bamuziza jewe, bica n'umwana wanjye nyine, umwana w'Inyenzi niko banamubwiraga, kuko n'abasaza be bagerageje kumuvugira batari kuri mushiki wacu baranga, ariko kubera nyine ati wumvise Muhabura, wumvise ko Jean Paul ahora aririmba kuri Muhabura. Ako nkakubwiye kuko n'akantu ni ikintu narwanye nacyo kugira ngo ngire ibikomere, kuko numva ndi responsable. Nyuma rero y'intambara twahuye n'ibyo nyine, twari hagati yo kumva ko utsinze intambara, ariko uraje ugiye iwanyu usanga nta babyeyi barabishe, nabuze ababyeyi banjye na mushiki wanjye umwe na barumuna banjye batatu. Kugira ngo rero wiyubake muri icyo gihe wumva ibyo byabaye kandi wararwanye, noneho warangiza ukaza ugasanga ayo mahano yabaye, ntabwo byari byose kugira ngo wongere wiyubake. Iyo mpamvu nkubwira ni muzika, iyo hataba muzika mba nyikora nk'umucuranzi, sinzi ukuntu ari kubasha kwivura. Yarakomeje mara imyaka 9 ntashobora, nubwo nacurangaga, ariko nagize ubuzima bubi ubwo nacurangaga, ariko muri jewe nkomeza guhahamuka nkariyendana naryo, nza gukira mu buryo bw'igitangazo. Ubwo nabyo tuganira nzabigusobanura uko naje gukira ibikomere. Urumva wakorewe amabi ku ruhande rw'umuryango wawe, byitwa ko wari umuryango w'abatutsi,
noneho n'uwo mwari mwarabyaranye mu bwoko bw'abahutu nawe baramutwara baramwica kubera ko bumvaga Samputu kuri radio Muhabura. Samputu ntabwo wigeze ugira igikomere ku mutima nkaho abo bantu bapfuye bawe barimo n'uwo mwabyaranye ndetse n'umwana wari warabyaye ko wabigizemo uruhare ukaba wavuga uti yo ntajya mu nkota nyenda ntabwo byari kubukunguko ntabwo byigeze bikubaho. Icyo si tuvuga iyo ntajya mu hoya ahubwo ko kujyayo nagiye mbitekereje ubwanjye numvuga ko ngiye kubohora igihugu nagiye mbyumva mbishaka ahubwo mvuga ko ari ukubohora igihugu ibyo ntabwo aricyo kibazo. Ikibazo nuko nyine birangiye nagize icyo kintu cyo kumva ko mfite iyo responsabilité yuko ari nge mbikoze ko bazize ngewe. Ibyo narakigize ndwana nacyo kugezaho nkubwire nyine kujya byabaye ari uko habaye igitanga nigeze no gushaka kwiyahura kubera byo ariko nkajya nyihuza ibyo bigenge n'inzoga kubera ko byari bindimo nabanye nabyo imyaka 9. Ibyo bikomere kugira ngo nkire mbashe gukira habaye by'abantu abantu banjyanye ahantu ku musozi kunsengera kuko nari naragiye mu bindi byose naragerageje byarananiranye ndaza kwisanga rero ahantu banjyanye ku musozi Bugande niho nabaga baransengera nibwo habaye ikintu kimeze nk'igitangaza uko bansenganga nkajya numva amajwi ijwi rirambwira ko ngomba kubabarira cyane cyane kwibabarira ubwanjye ko kumva nyine naravuga ngo nigenesha umwana wanjye ababyeyi banye nige bazize numvaga icyo kintu ngifite ntakigendana ntagira uwo nkibwira cyaza nkanywa inzoga nkanywa ibintu byose ariko icyo kintu cyaranashegeshe kugezaho igihe bansengeraga nkajya numva ubutumwa nkajya numva naryama nijoro nkumva ndavugana n'umuntu umbwira ati kubabarira nibyo bizagufasha kubabarira kugeza uzababara. Umuntu wa mbere nababariye yari yewe self forgiveness. Icyo kintu niho hano nabohotse igihe byamaze amezi 3 numva ayo majwi ko byarananiye kumva iryo jwi ngo ndyubahe. Ubwo rero kuko numvaga nashaka kumva umuntu umbwira Imana nari nararirimba indirimbo ivuga ngo bana warurihe nari nararirimba indirimbo ivuga ngo bimutike kubaho. Izo ndirimbo naziririmye mfite umujinya numva ntashaka kumva ikintu cyitwa Imana ariko nageze ahantu none usanga Imana ahubwo niyo nkeneye iri kumvugisha iri kumbwira iti sishaka kupfa warishe birakunanira ndabyanga nige nanze ko wica noneho nguhaye ubutumwa babarira ubutumwa gukira kwawe mu kubabarira numara kwibabarira urigisha kubabarira urabyigisha no mu ndirimbo zawe uravuga kubabarira kandi ubabarira no wakwici. Naje kuba umunyarwanda umucikacumu wa mbere wagiye muri Gacaca mbabarira wanyici turahura dukora conference byose mbese urumva byaba ntabwo twarangiza tuzabivuga mu bindi biganiro bazavuga iki ariko icyo gihe kubabarira byarambuhoye nibohora n'abandi burya ari nabwo butuma ubunigisha aho njya hose. Mana warurihe Mana warurihe kuwirirwa hande ugataha i Rwanda warurihe kuri nyir'ububasha ukaba nyir'impuhwe nyerese n'ijuru wowe ushobora byose ko n'ubu nizera ko abo bose bari iruhande rwawe nyir'ibiremwa nyir'imbabazi warurihe. Reka nsabe Masabo nawe atunyuriremo muri bihe FPR ikimara gufata ubutegetsi cyangwa se indege ya Habyarimana nyuma yaho ubuzima bubayemo gute no kugeza igihe FPR yafatiye ubutegetsi Masabo. Muzika koko ni nziza cyane kuko urabona Samputu yanyuze inzira nyurindi
none turimo turaganira dushaka ikintu cyasana imitima y'abanyarwanda rwose ntabwo bisa kuko bizere ko bizera imbuto 94 ku itariki ya 6 rero mu by'ukuri navuye i Kigali mpungiye iwacu ku Gikongoro ku itariki ya 11 niho nambutse ku Nyabarongo ndagenda mvuga ngo nzobe nzagaruka mpagarire ku bintu byanjye ko ari kuvuga ngo njyanye abantu banjye yanjye kure y'amasasu ariko ubwo nyine ngezeyo ntabwo byankundiye kugaruka kuko baravugaga bati nta muntu usubira inyuma iyo usubiye inyuma urapfa nuko biza kurangira nyine mu mpera z'ukwa 6 abasirikare b'Abafaransa baje noneho ndavuga ariko icyo gihe abantu bari baratangiye no guhunga bajya muri za Kongo navuga nti ngewe ngiye i Kigali kuko numvaga ko leta yagiyeho ndetse ko hari abantu twari tunaziranye bari muri leta numvuga nti nzagenda nerekane n'akazi ako nakoraga nerekane amadosiye niba ngombwa hanyuma wenda abandi bakomeze hanyuma wenda nshake izindi gahunda nuko ngeze rero ninjiye muri Butare icyo gihe Butare yari ikiri no ku Gikongoro yari zone turquoise ninjiye muri Butare mba ndafashwe ngambaniwe n'umuntu ku buryo byarangiriye ku Karubanda ariko mbaje no gukatishwa ku Kabutare ibyo ngabyo nabyo ni ibintu ndagira ngo dutinde aho ngaho gatoya Masabo ndagira ngo tubatinde kuko hari izingiro ry'impamvu dukora ibi biganiro urumva wari wambutse kuko no mu ndirimbo yawe hari ahantu uvuga ngo gitari yawe niyo yakwambukije Mwogo tubwire uvuye ku Gikongoro ugeze kuri Mwogo ukuntu ibintu byari gerageza kudushushanyiriza abakurikirana iki kiganiro bumve inzira wanyuzemo. Nabiganiriyeho n'abantu no kuri za YouTube birahari nabiganiriyeho n'abantu hano banyuranye ariko ubwo nyine nagezemo iyo nambutse Mwogo bahita mpura n'abasirikare b'inkotanyi nyine batangira bahita baransaka barebamo bambaza ibyangombwa babitanga nuko ariko ibyo byose namaze hariya hitwa ikizi cya Maraba yego nahamaze iminsi 2 hari kuwa mbere ubwo mu gitondo nahamaze iminsi 2 kuwa 3 mfata inzira ijya barambwira ngo amadosi ibintu bashaka ngo babibonye ngo ni byiza ngo noneho reka tugende ngo tujye kureba prefe wakoraga akazi ka prefe ngo ame ikibari cyo gutaha cyangwa icyangombwa cyo gutaha bamwe na essence niki yego nuko aho mvuga nyine hari ku itariki ya 10 niho nari mvuye ku Kabutare z'ukwezi kwa 7 niba ntibeshye no kwa munani yego kwa munani no mu ndirimbo zigiye zinyuranye ariko indirimbo nyine ni ikiza cyazo nuko uvugamo ubuhamya kandi ukabuvuga mu buryo budakomeretsa kandi kuko bwabutumwa bukagenda ushaka kubwumva bakabwumva nuko nakubwiye ko nyine abantu bangambaniye afite n'umuntu mwangambaniye uramuzi yanangambaniye mu ndamuzi narangije no kumubabarira wa mugani wa Samputu kubabarira ningo umuntu atambuka ajya imbere yego noneho kugira ngo ukomeze gahunda ko ntabwo waba usimbutse urupfu kuko nanjye nari usimbutse ku Kabutare ngo noneho ngo ujye gushaka gushyira imbaraga zawe mu bintu byo gushaka kwihorera cyangwa gushaka kurura imanza n'iki ntabwo ari imbaraga rwose ntabwo zagombye gutakara muri ibyo bintu
kuko abantu iyo babana nibyo birutaho kuba byiza. yego Noneho rero ibyo ari byose namanutse Kabutare harya muri groupe scolaire harya hafi y'ibishanga harya. Noneho nyine abo twari tujyanye bambwira ngo prefe ngo arampa ikibari. abo mwari mujyanye bari abasirikare. abo ngabo twari tuvanye Kizi bari abasirikare banyesportive. yego rwose ndi mu modoka yanjye nitwaye, ariko bo nyine bafite gahunda ariko ntazi yariyo. Nuko tugeze mu ishyamba bansigira abandi, urumva, bansigira abandi bantu bahamagaye gutyo. Ndavuga nti birarangiye rero karabaye. Nyibutsa nakuwe nyibutsa ibyahise ndabyibuka ngashavura. Muhanzi Masabo Nyangezi bamusize mu ishyamba, bamusigiye abandi bantu, atubu birarangiye karabaye. Ntuzacikwe n'igice cya gatatu cy'iki kiganiro, umusanzu w'umuhanzi mu bwiyunge. Uzumve ibyakurikiye kuba Masabo Nyangezi yaragiye kwicwa ariko Imana igakinga ukuboko. No mu bindi bice by'iki kiganiro twongera kugaruka ku bihe abanyarwanda banyuzemo ndetse n'uburyo barushaho kureba imbere hakaba heza binyuze mu muziki. Nkuko bisanzwe iki kiganiro mugitegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mukunzi Rubensi. Kubifuza kutwandikira mwakoresha ya email yacu, nta yindi ni bombori mu ijambo rimwe @gmail.com, bombori@gmail.com. ubwo rero ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo turabitegereje. Mbashimire mwese mwakurikiranye iki kiganiro, naho ubutaha. Ijuru ry'ubuto bwanjye, urubogobo rw'iteka, numva umutima wanjye ufite isereri iyo mbyibutse. Reka nkubwire kubona inzozi nazibuze, ko niyo ndose mbazi ko ndi mu kurota. Juru we juru ndakwinginze, nyibutsa nakuwe nyibutsa ibyahise ndabyibuka ngashavura. umusanzu w'umuhanzi n'uwo kubaka abantu. umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. Uriya gushaka kwihorera byonyine nabyo bigutera trauma, kuko muri iyo myaka 9 nahoraga nshaka uwo mugabo wanyice papa muzamwica, kandi sinzi kwica, sinigeze menya nuko nabigenza. Bashyize mu modoka turayimanutse twinjiye muri gereza. Ubwo ndavuga nti ngo biratunganye, buriya sesiri nyine buriya ndapfuye nyine birarangiye. Hanyuma ubwo rero hari n'umukobwa twari twarabyaranye umwana, ubwo ni umuhutukazi, aravuga ati gere ko bimunyice kuko genda umuhutu. Umukobwa wakagenza aravuga ati no, wabyaranye n'inyenzi, kuri je numva ari je wihekuye. Bakagenda bavuga ngo tugiye gushinja umuntu ngo witwa Masabo, babereka ngo nuriya ngo muri wo mushinja ngo w'igihanganye cyane. Mbana icyo kintu cy'ikimwaro gikomeye cyane cyo kuvuga ngo giye n'ibintu by'amoko ntabwo nabyitagaho na gatoya, kuko ntabwo byari bindi muri mu bintu nashyiraga imbere. Niyo mpamvu rero tutagumye kwicara duhare dufite uruvugiro, abaririmbyi
nta kindi tugomba gukora, nta wundi musanzu ubu ngubu tugomba gutanga n'uwo nguwo, abantu bagakundana. umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi ni uwo kubaka abantu. umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda.